urugero nkanjye nshobora gukoresha uburyo bwose kugira ngo mbone urukundo rwandi ntabonye nkiri umwana nkiri mu rugo nkiri iki ntabwo nahamagara umukobwa ntibibaho ntabwo wahamagara umukobwa oya ntabwo bishoboka nkubwiza ukuri na n'ubu till now nta muntu uzi birthday yanjye mu rugo na mama uretse kuza nkamubwira nagizayo akambwira ndakwizeye ntabwo muvugana utubonye turi kumwe agira ngo ni mubyara tuba tuguruka reka wowe nawe byagenze ngo nuko ibintu nk'ibyo mwararanye iryo joro reka da kuri bonane natangiye umwaka neza burya ngenzi kwihambira nta kunambonamo umwana bwa kibirangiza never ndavuga reka nze nguhe sho noneho nushaka ufite abakobwa 1000 nemera kwishura inzu utabamo uza rimwe mbere kuwa kabiri nimwe nkabyuka nsubirayo harandi bugere nkakubwira nti nari rambonye mu gishoro urumva hahanda dushaka gufuha handa ashaka kugira gute ariko wa mukobwa we umuhungu wese kubuza kubonana n'inshuti yango muganire akakuzikira mu rugo akoreka ko ibintu byose bizingiye ahantu hamwe nta kintu kirimo. Yes, ibihe byiza kuri wowe ukurikiye iki kiganiro aka kanya, kuri wowe ugifungura iki kiganiro akaba ari nabwo bwa mbere ukigera kuri iyi channel. Nta yindi rero ni Shine TV, nyuma njyewe ni Princess Diana. Tubasaba gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Ikindi wowe utarakora subscribe utegereje ikintu kurikora kunzogera aho ngaho iburyo bwawe, nurangiza ukore no kunzogera bizajya bigufasha kuhita ubona ikiganiro cyacu uko tucyuploadinze bitarinze bikugora. Yes, imbere rero za kamera ya Shine TV muri kubona umukobwa mwiza cyane pe, buryo warebamo, buryo ki asekamo, umva ni mwiza, kereka umuntu nyine waba ufite ishyari niwe utabyemeza. Urumva, ariko pe ni mwiza. Aje kuba atuganiriza, murabizi ko tugenda tuzana abantu bagiye batandukanye, abantu bafite inkuru basangiza abadukurikiye, ubuzima busanzwe, mbese ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Rero turi kumwe nawe, aragenda twibwira amazina ye byose, ariko hagati aho ngaho wambaye neza. Thank you. Nkwegere. Wambaye neza baby. Urakoze cyane. Urasa neza. Wabibonye? Kuva hasi cameraman ajya dufasha agende atwerekera abantu badukurikiye buryo ki wambaye. Izi nkweto wambaye ni bazita ngo iki? Ni murerwegora ntumbabaze ndazibagiwe. Ariko ibyo byose ni twabyita mu bwoko bw'amapapa make for girls. Ni inkweto zifunguye. Open. Yego, open shoes. Okay, hanyuma imyenda Sunday kubwira gutera. Wibaze Shadibu arayifite. What? Shadibu n'imyenda arayifite? Ugiye ku Instagram ye. Ni uko inspira mu myambarire? Ya, ndamukunda. Mureberaho nyine umufatiraho icyitegererezo. Ego ntago yita ko bavuze Shadibu yakoze, bavuze ngo byagenze gutya habaye iki, abaho ubuzima bwe. Ameze nkaho ari mu isi muri make. Nawe uri mu isi yawe se? Ntago ndi mu yanjye ariko muri make. Umufatiraho urugero mbese. Wow, ni byiza cyane. Nyuma ku bantu badukurikiye ariko ntago bamenye uwo ari we. Nitwa Mpinganzima Mire. Ngira amazina 3 gusa ndi ntakunda kuvuga. Ntago ndikunda baranserereza emerite. Ngo ni ry'abacecuru. Cyane ryiza n'ukuri. Noneho kubera kuntu bakunze no kubimbwira gutyo nkiga na première secondaire. Nanjye nagiye njyanga kurushaho. Umva koko ni ry'abacecuru. Shaje bungumva bambonyemo umucecuru cyane. Iryo abantu bakuziho niri. Banyita Mimi. Mbese nyine waragahinnye. Cyangwa ni rindi ryavuye ahandi ku ruhande. Oya Mimi. No mu rugo. Ubundi kera mu rugo nkiri muto banyitaganya na Martete.
inde Nyiramaritete ngo Nyiramaritete kubera iki bakwitaga gutyo se guteta umutesi of course ndi umwana umwe mu rugo niyo mpamvu nshwi ariko uko bivuga ngo Nyiramaritete kuvuga umwana umwe urateta oya ntabwo ariko byagenze kubera iki byagenze gute life y'ubuzima n'ababyeyi sometimes gute nyine tubwirewe mbikubwire okay hari igihe uvuga okay uvutse umwana umwe uri butete uri bugire gute ariko ntabwo ari byo nabonye byansabye kuba umuhungu mba umukobwa mba imfura n'ubuheta ubwo n'ubuheture burimo hagati nyine byagenze gute kugira ngo ntutete kandi uri umwana umwe kandi banakwita Nyiramaritete nese ubwo ntuzi ubuzima okay hari igihe cyageze nitwa Nyiramaritete ubundi ikindi kiraza ni Nyiramiruho somehow Mimi byagenze gute bya kutuma ninjira mu buzima cyane it's okay tuzanakora na part 2 niba ari birebire okay nabisa ndi umwana umwe mvukira Butare tuba ku Gisagara ubuzima ari bwiza nta kibazo noneho hari ikintu tujya tuvuga ngo iyo ibiryo bihari ngo abana ntago barya byabura nibwo tugira peti wari ubizi bigenda ubuzima bugenda buhinduka mama yari gerante wo kuri Philippineri ku Gisagara bigenda buhinduka gake no kwiyubaka n'iki na papa ubuzima butari kugenda neza ibibazo bitangira kuzamo gake ngeze twimukiye Butare tuve ku Gisagara ibibazo bitangiye kuba hariya ku Gisagara n'iki mama ku kazi dobidobi ibintu nk'ibyo twimukiye Butare ubuzima butangira guhinduka gake nibwo natangiye kwitwa ngo Nyiramiruho kuko none byari bibaye bya bindi bibi hahandi ushobora kuvuga ati okay nayo ntaratangira kwiga primaire ariko nayo mukuru kuko nayacishe nigiye noze ya maternelle ku Gisagara ngeze Butare ubuzima butangira kwanga mbana mama gusa papa yaragiye gushakisha hanze ariko atarabataye oya ntabwo yadutaye ibyo bitanu muri 2016 byari byinshi sibyo abwa mama ndashaka kurya ifiriti noneho agafata ibiraya akabikata agatogosa abona ko ari ifiriti wow nari ifiriti uyu munsi nuko byagenze ibindi byo oya gusangiza ubuzima bwawe sheri ni burebure anti nawe buracyankurikirana tubwire muri makeya urabizi okay wavuka uri umwe mwavuka muri benshi burya tuba dukeneye urukundo rw'ababyeyi sibyo mu gihe utarubonye urugero nkanjye nshobora gukoresha uburyo bwose kugira ngo mbone urukundo rwandi ntabonye nkiri umwana nkiri mu rugo nkiri iki n'indi utararuguhaye ntago nabajudginga maybe bari gushaka ubuzima sibyo ariko byatumye nanjye mvuga nti subundi hinga nkwereke nanjye ngira uko nigenza nika nanjye nishakira urukundo ku ruhande sibyo ariko ntago ari uko nayo mvuga ngo ndanzwe ahubwo hari icyo nari ndi gushaka ntari kubona mu rugo sibyo wenda mvugira abana b'abakobwa babi wabo okay umubyeyi ashobora gushakisha ubuzima ariko agira na time yo kubona abana abegere ntiyumve yahashye bambaye bageze gutya nibyo ngo birahagije never ntago bibaho kubera ko okay ndi burye mu rugo ndi bunywe ndi bwambare njyame nsinzire cyangwa se gusinzira binanire paka papa atashye cyangwa mama ndane ku bundi nikamfata telefone nshaka kumpamagara basi yampuze ubwonko bube busy somehow sibyo nk'uko ubikoramo hari ikindi kintu uri kugenda winjiramo kitari cyiza okay wenda hari ushobora kubibona okay uhamagaye bene wanyu sava
ariko aho tuganisha ntabwo nahamagara umukobwa ntibibaho. ntabwo wahamagara umukobwa? Oya, ntabwo bishoboka. Okay, bishobora gushoboka ku muntu bitewe n'uko yiyumva, sibyo? Ndakuvuga okay, mfite inshuti wenda se yitwa nde se we, Bosiko, Korode, inde, reka muhamagare basi dutere story. Turavuga isaha ya mbere, 2, 3, ni nijoro. Turi kuvuga wenda ubusa, turaseka, turajya gute, ejo ntabwo aribyo tuzasubiramo. Bigenda bizamuka. Kandi buri umuntu uzi kure, kandi ntabwo nzahamagara umuntu buriya tungwana. Ubona ni umwana nta kimwe avugana. Nshobora okay, wenda niga muri secondaire mu wa mbere, reka nze guhamagara uri muri 3e cyangwa 4e. Tuvugane, dutere story, tugire gute. Ejo duhure, dutere story nta kibazo. Ejo ntangiye kumukumbura. Ugiye ko nshaka kubona ndukagira no best friend biri kuza, ariko hari ikintu uri gushaka, urukundo rw'intuza agukunda akwereka kakwitayeho. Sibyo? Bya bintu utabona mu rugo, papa ntagari naza no kuryama no kubyuka. Ntagazi ngo nariye cyangwa byananiye, ntagazi narwaye, azi bamuhamaga allo mima ararwaye, send money agatayohereza, ibindi ntago bimureba. Sibyo? Cyangwa se niyo karita y'akazi bivurizaho ati mugenda mufata hana mugenda mujyana kwa muganga, mama arabyirukankamo. Iyo ugize imana ukaba ufite umubyeyi w'umumama wita ku rugo rwe uzi kwihangana. Mfatira kuri example mama, nimufatiraho cyane nubwo sinzi ko nge nzabishobora. Bako ni umubyeyi wihangana pe kandi cyane. Biraho ndamuvugishije bwa mbere, bwa kabiri, bwa gatatu. Wakora ikosa uri kumwe n'umuhungu cyangwa gatwarinda ni papa uza mbere uruwa nyoko. Harya nabaye wa mama wewe waruri natwabanaga we ntabwo wari mu nzu, ntwarizi ngo nimba urabizi naryamye mu cyumba nariye cyangwa sinariye ngo ubwo ndangaswe cyangwa ndahaze umureke ntaze mba nabikuye. Aho wabikuye gerageza havana n'urwo rukundo ruzane, sibyo? Niyo atanu umugati cyari ndazi mbwe mimi ngwino for example nkanjye ndumwa ngwino akira wiri ute wize gute, nkubwiza ukuri na nubu till now nta muntu zibirite yanjye mu rugo na mama uretse kuza nkamubwira nagizayo akambwira ndakwizeye akanyishyira minervare bikarangira nkarangiza kwiga. Mama ni ujye unsetsa rimwe akambwira mimi ariko ubundi ngize ukuri warangije kwiga. Ndamwese mama ko nanjye ntarajya gufata iyo diplome nta kuntu wazaza ukampekeza tukajya kuyizana ngo ndakwizeye mukobwa wanjye. Papa we azi kwishyura minervare sava hariya byarangiye, ntazi nimba nabaye wanyuma, ntazi nimba amafaranga ari kuyaroha cyari gushya, ntazi nimba unishyura cyana yariye. Icyo mfa nuko niyaranje mu kigo ntibamuhamagare, sibyo? Ariko ikiza buriya cyo kwiga mu Mansera, Mansera iyo umaze igihembwe cya mbere cya kabiri cya gatatu nta muntu uragusura ntabwo ushoboka. Ubaye hutu batanya kugukirana cyane 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 bikaze. Nize mu Birambo mu Bassomption. Papa yaraje twajyanye ku ishuri ofete ngira ntsinda tronkome nize itumba kuri Regina Patrice ndatsinda. Reba hari ukuntu bavanga ibigo bamwe bakabibura abandi bakabibona. Ndagenda ndicara nawe reka mfata indi vacances niyongeza. Ndababwira nti twebwe ntago turabibona, batubwiye dutegeze igihe kinaka tuzabibona nyuma. Tisawa. Papa kabaye ati mimi bitu kutajya kwiga. Ndani nge barambwiye ntegereza. Ngutegereza gute? Kamanota yasohotse cyangwa waratsinzwe. Ndani kumbura bizi. Ntumbwire ko watsinze. Ndani papa naratsinze. Ahubwo ikibazo cyabaye ngewe nta kigo ndabona. Ngo reka mbyiruke ngira ifo bakujyane mu Mansera bakire ku murongo. Ndani bankire ku murongo ubimenye utese ko nari ku murongo ahubwo. Ntunkurikirana ntugira gute uzi ngo ishyire minervare uniforme kurya ibiki kwishuri byarangiye. Aragenda maraba kunshyira ara mwakira kigo yabaye nkuvuze ati ahwi bayi bamfashije. Ndagenda no kujyana ntago yansezeye. Ariko wenda nuko ndi kuvuga nubwo amenye kwiga interna. Tamana yanjye. Ndi bushobore ahagiye hose nkajya mukurikira arambwiye ati wicara gatonya ndaje. Ngiye kwa secrétaire ndatangaruka. Hari ahantu wavuze ngo hari igihe ababyeyi badatanga urukundo pe. Icyo kintu wavuze cyo nicyo ngo ugashaka umuntu uhamagara. Wowe byakugendekeraga biti? Ubwiza ukuri natangiye secondaire 2011.
kuva nayitangira okay ni rimwe bigeze kuntu umubyeyi njyana na papa tuhageze papa aricara akajya nyitegereza gusa akazunguza umutwe kandi kubundi biso kugura ababyeyi kankwereke ndapfuka bambwe imipfukama ndapfukama wakoze iki ndabasobanurira uzongera ntago nzongera mubabare ntago azongera arako kagenda ansoka nanze arambwira rero nta mwanya ufite wo kuza gutonda hano ni wongera uzashaka undi muntu bahamagara Dani papa no kunago bizongera mbabarira ni kosa ryabaye nk'abanyeshuri twari benshi buriya no kuje abandi bagiye ati sawa tugeze mu wa kabiri ubundi je nari menyereye papa ratashye niyo yaba ari ijana rya kera ryari ryinshi ijana ngure orange yaguraga turasa n'imbatara ya 25 twicaye turaganiriye mu mbuga mu rugo umugabo mwiza cyane witondaga tugeze mu wa kabiri hahandi bavuga no gukira inkirabuheri secondaire kandi nyine utangira burya umwaka wa kabiri n'uwa gatanu uragatsindwa mu izina rya Yesu uba wumva hari ikintu wabaye wagize ute wahigiye wabaye inkumi yego mu wa kabiri naje gukunda umutipe nta karubwo bwa mbere ngiye gukunda bimwe bya secondaire turakundanye muri recreation twicaye ku gatebe mu kibuga cya basket turi kureba ari kudunda aragiye ati amasomo meza nawe ati nutawunsezera ati ndagusezera no kuri kw'Imana mwigaga mutaha nje nigaga externe nuko tugeze mu wa kabiri ubwo amababa arameze ageze atya ndabana ubundi mu rugo ntibabanyitahe reka nkwereke ariko umutipe baramukundaga koko ndahareka ubundi nanjye wakwinjira muri competition n'ubundi ni yare sibyo bwa mbere njyayo yarambwiye twagikunda kujyayo kugira kumusuza tugatera story n'umuntu uzi kuganira pe ariko mo ndani ni Imana ibizi sibyo tukajya tugatera story je sinavugaga nakunda kujyayo kumwitegereza gusa okay ubutaha nsibetide njya kumureba ngenye kuko twavuga ku ishuri saa 6 n'igice tugasubira muri etide saa 8 kugera saa 12 nikoza muri etide gatonya mba ndarwaye njya kumureba njya kwicaza dutera story turagana arambwiye kuki utajya uvuga ndani hoya ngiye mba nje kureba gusa iyo nkurebye uri gutera semba numva binshimishije n'amabrag yanjye nkuko hango yengo sawa wese watse nka gutuma antu masede ndagenda ndayifata ntago nanzi ibyo bari gukina ndagenda ndambwiye barambwiye ntazo bafite ntago ndibavuga amazina ndambwiye ntazo bafite ndagaruka ntazo bafite ngo kingicara ibyihorere ansika muri studio okay sorry birangira ndabifuze yari umu DJ ariko uri muri entertainment cyane nuko byaje kwanga mu gake ariko n'ubundi biri kugaruka n'ubundi nsigaramo ndavuga aha niho hanjye ubundi ndabaye kanze mpicare nta mukobwa uzongera kugarukamo hano akajyaza kansigamo wenda 30 minutes akajya mujya akajya kwirika mu bindi akagera gute urabizi abatipe baho bashakisha rimwe kera kabaye inzara irankubita ubundi yewe nakunda mama akagerageza uburyo bwose abona izo desa turasa nkajya kunywa icyayi muri restaurant nirinda nkaza nkaryama mu gitondo nkagameza izindi desa nkajya ku ishuri nkaza kujya muri kantine nuko nari mbayeho ubwo papa sindamugeraho cyane ushaka kuza kumwihora ntumunamumbazeho ubundi ubu till now nawe iki ntago muvugana utubonye turi kunywa jango ni mubyara tuba tuguruka reka wowe nawe byagenze ngo nuko ibintu nk'ibyo nabyo ndazi kubikubwira noneho rimwe arahamagara ndamuhamagara yumva ndi mu rusako uri he Dani ndi kunywa icyayi ngo konzi ko mu rwanyu nta rusako ruhaba kunywa icyayi ari nde waruga wa mutipe njye wamamagaye nshaka kumusuza tubiraho wowe waruri ngo muri studio ndi kuvuga umunsi ukurikira ndamuhamagara dutera story arangwa nese kuri umwana umwe muri rwanyu kandi nta rusako ruhaba nkaba numva no kunywa icyayi hari mu rusako ndanajya kukinywa muri kantine ngo kuki utagiteka se ndaseka ahita abimenya ngo ngamubwira ahantu urinze nkurebe mubwira haraga kantine kari ruguru sanga ndishaye ndi kunywa ka cyayi n'iki arangira arambaza ndamusobanurira mu rugo bimeze gutya no gutya ngo guhera uyu munsi
jyuza fata ugende ujye guteka nze kurya saa sita iwe ugenda ufata ibyo uteka uteka iwe yego ariho urya mba ariho ndya nawe aprofite ko nawe yaryaga muri resitora nanjye ngenza indye nawe arye ubundi asubire mu kazi numva nta kintu bintwaye byananshimishije pe ndavana okay birimo biraza ndatangiye ngeze mu rugo mbona kuko nakunda kuhagira mu gitondo kare nyine nk'umuntu witabiriye akazi sibyo maraba nubwo navugaga nti nukungira imwe no kugira ute rero navuga reka mbifate nk'akazi ndi burye saa sita nijoro ninza kuvuga nti wenda nkeneye iki ndamubwira nti kimwe ntago twakaryamana bigeze aho umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu mbona kwitotombera mana yanjye noneho ndakura umuntu mfurira ndantireka mugushakira ngoke ngo mwiteho nguze kumbwira aze gufata amafaranga ari rugo kuri studio ndani sawa negera imyenda ndafura udutoki tuvamo tumeze gutya reba ko kwakundi amafaranga urayafata ntago namwatse nambwe nayamuhaye nanye afite narayifuze kandi hazamo utuntu araza ararya asubira mu kazi arambwiye none se uri butahe cyangwa urarara nangiye kuza ndataha ahubwo cyane okay none se ngo gusunga ufite ibyo kurya mu rugo ndabane sinzi ariko bishobora kuba ntabihari okay ngufata igisorori yarafite ibisorori fata igisorori pakingemo ibiryo nusanga na mama atariye musangire ati sawa ndapakinze mama ati mimi ibi biryo bikuye mwana ubikuye ndani mama ngewe na traditionnel busanzwe ndani ngiye nagiye nkurikira kandi abana ninza kubitekera hano biri bube nabi ubundi ngiye mwitangamisha papa ngamira ashobora kuza agacupa kagezemo hariya agakubita umushoti hariya bikameneka tukabibyo kurya ngo mwana ngusigaze ubwenge ndani ntabyuze bibaho ari uko tubigenza ariko se umuntu ufurira buri munsi mimi yamwishinze kadakora ndane ko nese ntuzi ko mbyina traditionnel ngo sango ntari ngo tubyihorera ndemwe aranyihorera nzi ko yagiye yajyanye urufunguzo aragaruka asanga na uzi gufurana akazaho dusebe amakoboyi ibiki byo byose ndaba ranyitegereza nanga mimi urankunda ndaneko yaratarabikubwira njye namukundaga ariko ntabwo yarazi ko nyine yarakana ari kwifashiriza u best friend ibintu biraho ntenda gukunda ndakeka aribwo bwa mbere nawe kuri rikeri abashite baje b'abakobwa nyine urabazi iki bamwe bakaze kandi ndajya none ndajya munsi y'intebe ntago ndi bwicane nabo ndenda nicara hanze dutera story n'abandi batipe bagenzi be bari bazi nyine ndi umushite we bisanzwe ibintu nk'ibyanye ariko njye ntabwo ariko nabifataga mu mutima deja byari byarafatanye ariko we tabizi naratinye kumubwira ndamwe hajya nikiriza ibyambwiye kera kabaye ari umukobwa w'umushuti we yigaga i Nyanza muri university araza ariko igenda arya arambwiye se mimi yaje kwicara hano muri saa tanu reka njye ntabwo nakwicana n'abantu bari kunywa itabi banywaga n'itabi yego cya kiburi ngo yangu no cyane umenyera abandi kuki wiheza nyine numvaga ndi inyuma y'abandi pe wari ufite imyaka ingahe nengeze muri 19 20 gutya bwa ngo ndi kuvuga narangije secondaire kuko deuxième twarakundanye mo gake birapfa ukajya mwongera musubirana ntabwo ari gusubirana kundi nyine njye nkajya ngomeza mwiyegereza tu abinshuti yanjye numva ndi hafi kuko numvaga binejeje mwa Chivas bwa mbere iransekura koko banazamutse mujye n'amaguru dutera story ngenda mbwira abashiti bukuntu nkunda fu nari mubavuze gato ukuntu mukunda napfuye hanyuma se waje kuze ndagaruka iryo joro nibwo kabaye iryo joro ugarutse tuvuye mu mujyi kabaye gute nyine urumva ukuntu byagenze uri kunshaka ibibazo nyine karabaye tu baya byano bakuru niki none nibwo mwararyamanye nibwo namukeneye cyane numva ndi njyenyine nigunze umfete narangije secondaire ari nabwo papa ava mu kazi duhurira mu rugo none ubwo
ntago nakwihanganira abona agira ate burya ihohoterwa ribaho sometimes kandi iyo bashakanye hari igihe utabyivangamo ariko ubwo nigiye witwaga umuhungu nitwaga umukobwa byose mu rugo ndabara kugira ngo bizagende gutya na gutya kangiye nivire mu rugo baranarwanaga ariko buriya impamvu nakubwiye ngo mama arihangana ntago ashaka kumusubiza yaratekaga kandi akavuga ati sinshobora twasezeranye gupfa sinshobora kuva mu rugo rwanjye wese mama wese tukagenda aho najya n'umugabo wanjye ndamukunda namushatse mushaka ntago namuta twamusezeranye ibintu byose kandi rero mama rero ngaho mujya gusezerana sinari mpari hinga nkwereka ndahegama ndigendera hanyuma iryo joro ubwo nyine byatangiye ari umunsi ukurikiye mva no mu rugo ngenda ijoro rya mbere mwararyamanye ujya mu rugo irya kabiri uva mu rugo kabaye papa mimi wararariye mwararanye iryo joro kuri bonane natangiye umwaka neza nimba atari nabi mo kimwe sibyo nibwo bwa mbere rero ubikoze cyangwa bwa mbere nibundi yari wese cyangwa yari we ariko ubundi bwa mbere byo byari ntuze nka sinabyita uburofa iki utazi ibyo urimo tuvuga ati yesu ubushagarira meze gutya sibyo uvuga uti nkoze icyaha ndacumuye handi utangira kujya mu muhanda ukagera umuntu yabimenye tuka ubikora bwa mbere uko biri kose umuntu iyo ari isugi aba hari ibitekerezo afite urumva hari ibitekerezo iyo umuntu ari isugi aba afite sibyo wowe niki cyatumye wirekura cyaki nakubwiye cyo gukenera urukundo rwo mu rugo nabaza ko nimbikora wenda ari bunkunde ari bukube hafi hanyuma ukimara kubikora ntago wicujije cyane kuko yaranampindutse cyane yese abona ndi akantu zenya urakana mimi ibintu urimo ntago ari byo nibwo atangiye kungirira impuhwe kuko deja byarangiye byashakaga sibyo burya ngenzi kwihambira nta kuntu nambonamo umwana bwa kibirangiza neva ndavuga reka nze nguhe sho noneho nushaka ufite abakobwa 1000 ndihambira ubwo ngeze mu wa gatatu nibwo nabaye nkaho muretseho gato kugira ngo ndangize kwiga ndabaye nzaza nje yego none ufite n'izindi trick nyinshi mvuye gufata amasomo wari ugeze ku ijoro rya kabiri uvuye mu rugo wahise ujyayo twaraserereye mu rugo nta wundi muntu wese mpamagara alo ndimo ndarira ahita ambwira mimi ubajye ngwino mu rugo mbwira nahise ngenda nta n'icyo namubwiye nahise ninjira mu cyumba direct nambara isengereta ndyama ndabyibuka iryo joro harongera harashya wapi yaje aryama mu mirambizo ariko ntajya ava kuri telefone mu buzima bwe sinzi nimba hari wenda se wasanga wenda ari business ba kuri telefone ngewe wenda nabanzi igeze mu gitondo ariko niya ukwa kundi hey babe hi shu boss agomba kubasubiza abajere manager atamubura yego mu gitondo mwese byanjye naserereye nababyeyi bimeze gutya na gutya ntago ndi gusubira mu rugo ngo dukore iki ndangiye ndashaka kuvana ndagenda mfite umushuti wanjye niwe wangejeje Gisenyi bwa mbere ndamwa Grand Sebyanze nagaruko ari Grand Sel wanjye gusa nuko mbita ati mimi ngiye ngufite akazi ngwino nanga gukora mu kabari mbayo twagiye Kigara mperekeje arambwira ngo ari bungeze Gisenyi uwo musore hajye twaraye ni Remera ni he gutya hano hatsa nkacuramye kuntu mu maroji yaho ambere umwana mwiza yanyihoreye abona nyine ntari pose agahinda kenshi niki mu gitondo tuze n'ibindi mbonye kiraka ndababara ndabaye ibyo byose agiye mu bakobwa ko natekereje ko naye mpasize abakobwa benshi cyane pe kandi buriya disigira umutima mwiza washasa uje wese ntabwo yamubaza aramwakira sibyo bibaho ngeye Gisenyi ntangira gukora gake noneho nkajya mbona kujya Butare biri kungora nawe ubuzima butangiye kwanga amafaranga atangiye kuri Butare urabizi ko hari igihe bigeze guhindura amantu iya universite
hari harimo ibintu by'abari abantu biga ma comptabilité ama geographie siko baryoshya cyane babazanye ibintu by'ubuganga abaganga bahora gutya muri laboratoire no mu ikaye nta gusohoka kandi urumva niho wenda ashaka kuri amafaranga yateguye ama event yageze gute ndewe se waje Kigali kariho horo kujya nzajya mpagera nivuga bwa mbere mbonye $1 Gisenyi ubundi barivugaga wagiye Gisenyi bagwa $1 oya ntago ari uko ngiye nabwiye na boss tuzi n'ikindi bakwishyuraga sindi bwishyurwe mu manyarwanda never ndashaka kunyishyura mu $30 30,000 zanjye ubwo na $30 bancumbikira bangabira ibintu byose ariko tipe ziba zihari nyine zabaga ari nyinshi kera bagitwika babavandimwe bacara ku ruhande aranyemerera ati se mimi ko mbona nta kinako nabigenda nti wowe shaka imodoka ushaka inzu Kigali ibindi ndabikora gisawa so nakunze n'indege nayihobora wiri mu kirete impere ziriya zana nokuri tudatinze araza mu Kigali nkajya nagiraga off imwe buri wa mbere nagomba kumanuka Kigali ku cyumweru ubwo nazamukaga niya saa 8 z'ijoro nibwo zatangira kugira kureba umusore shushu pe urumva none ukabuze ko ari we wenyine ariko nahagera ewana simukadi imwe hariya indi hariya telefone kandi namayase bite ngo yango ngomba kuba umwanya twa dukumburanye ndani nese telefone yo ntago wampa umwanya ngo yango ndagira ngo batanderanja ngo rareba ngo Kigali ngo kinga gashungo kaho nda cyangwa uri kumpisha abakobwa ngo reka ngo surumva umukobwa nagusumbisha nda aha ngezweho none nkabivuga mu mutima nkaba ubanza ari jewe none ndagafasha kararangiye nejo wundi ni amago reka nkore cyane hajya nkora gukora banki yanjye yariwe wakoraga watubwiye ko wakoraga mu kabara amafaranga waramushyize kuri konte ye navuga nkaho ari we yari konte byagera mu ijana nkamugambikira mbikira gutyo hari Gisenyi ntago tegereza ngo ribuhembwe uri bugire ute rekupe haba amatipe ya rimwe kera kabaye nase ubundi wagenda ntamubwiye bandamanutse hari umukobwa ntago namwibagira twabanaga mu rupango ntago ashobora kwihanganira muziranye abona umuhungu mukundane kuguca inyuma ntabikubwire yabwo nti mimi ugira ngo ni umuntu ntacyo nkubwiye manuka ndaza neza nsanga ewana enjoy mu rugo nzi ko ntago yakoraga umusore ntago yakoraga yatungwaga n'ikizi ni wari umutunzi simbizi gusa nanjye ubwo hari uruhare nabishye namwe nemeye kuko ni nambwe mbaburuzi Kigali kugize bitare birandushya cyakuhaza ugasanga papa yabimenya nahageze sinageze mu rugo ni ibibazo nemera kwishura inzu utabamo uza rimwe mbere ku wa kabiri nimbwa nkabyuka nsubirayo ngenzi ko ndi kubaka umuryango sibyo ejo nejo bundi twabana ariko banza nari nkiri mugane wawe undi ngo ni pozomba ari kiri idage nkaza kumureba umunsi umwe umukobwa aramwemeye ngwino ndagenda sanga bebe hagaze ku muryango ati ntago ari buvemo hano mu matarahagera ibi ndabihaze simbishaka umva muhungu umaze kungera hanga mimi ni inshuti yanjye ibingi bagomba kubimenya nimba ari nubimenya afata umwanzuro hakigare bandamanutse masanga umukobwa benjoyinze iki yambaye penwari yanjye nambara ndi mu rugo ndinjira akenshi twakunda kwitana ngo musaza wanjye mushiki wanjye ndamwa grand frère bikwaye ngo mimi nguri hano se ngo kutambwiye singumana ngo nisi ngo uyu munsi nago wakoze ngo kandi utangiye kwanga akazi dani hoya ntago nanze akazi ahubwo natsaga ushanze kure umukobwa uri mu hano ngo mana yangira umukobwa agira umuntu dani uyu nguyu turi kugana ku bintu ndashaka gusura muri ya business yanjye iki niki business bayivugana muri penal yanjye ntago mushaka gusohoka hanze mugende okay wenda nimba amafaranga vuze ntaya hari genda umbwiye mimi nyohereza yanga ya 50,000 30,000 ntago ndi buyabure ndayaguhereza musohokere hanze ariko ntose kunsuguza kameme ngo mimi urabiswa akunda umuntu ahita kuvuga ngo ntubifate uko bitari ngo ndagusobanurira kubera ko namukundaga ndatuza ibyo byose kamwizera nta n'impamvu yo kwizera umukobwa wasanga nawe niki
ari we wamwishyiriye. Ndicara ndatuza, umukobwa arataha, nta n'iminota yashize umubebe ahita agenda, arambwira ati muranywa iki, nanywaga za Amstel za kera, ndayinywa. Bigeze hagati arambwira ati Mimi rero urareba ubuzima tubayemo, buri wese agomba gushakisha, uriya mukobwa afite amafaranga sibyo, reka nyamushakemo, n'ubundi ni wowe nta wundi, amukorere buri kimwe cyose amushaka amafaranga. Ntago yambeshye uyu mutipe arankunda, reka dufatanye dushaka ubuzima. Sawa, nanjye ntago nayishashye, ndaba nanjye rero umuntu mpamagaye aka kanya urabireba uri kubibona, ndagiye nk'ibyo ugiye gukora nawe ngiye kubikora, ndagiye rero ndagaruka njye ni nako kanya urabizi ko ntajya ntinzamo, nako kanya ndahita nyazanye ntereka hariya, ati wihute urabeshye, harandi bugere nkakubwira nti nari rambonye mu gishoro, urumva hahandi adashobora gufuha, hahandi ashobora kugira gute, bandagurutse kashi mba ndazizanye, ati dusohoke, abahamagaye abajama bati pewe reba hahandi ni kuri shike, ni he hari akabari kari hejuru cyane gutya, ariko barahinduye bashyizemo ngo uburesitora ngo buki, tuba turagiye byeri, ariko mirengo ndetse tugakora business. ariko akubwira ndani gutesa ariko umuntu utari mwiza, ndani gutesa ubwo utarabibona, urabiza ayinzoga urayaze, reka nkwereke reka tukore business, ngo wavamo icyana cyiza wowe ujye ureka nkujere, ndani ibyo bijute unjeze gute, shero shaka ungurisha, ngo nagaruka kugurisha ngo wajye umenya ubwenge, ndabitekereza ko ndakubwira, ngeze mu gihe ko subundi kari yari arankunda, ibyo byose ntago yangurisha, buriya ashaka kubona amafaranga, ndatuza. Ukwezi 2 3 atemire ko nkeneye amafaranga byihutirwa harana ngiye gushora. Warabikoze si byo yagusabye? Nambwe ndazabitekerezaho nzakubwira, icyo gihe nyine bimbaza, ndamaze ko nta mafaranga mfite, wowe ngo ngwino nkwereke, ndane oya reka nyashake, ndamanuka nyazanye kuko kwa mbere n'ubundi rabizi mba ndi off, bamuzaniye 200,000 ngo hari ibikoresho ngagiye kugura, ngashaka gusubira muri ibintu byiwe byo ku yego, ndamuhaye, ndamwese ni hehe, ngo we ngo tuzuzahabona, ngo ndacyari kukuzanya amafaranga. Sawa, kwezi kwashize kwa kabiri nahise bigeze garuka ngo ntabwo kwihangana, ndanoke kanyihangana nisubira mu kazi, ibintu nk'ibyo kera kabaye mbona biranze, arambwira tuzi n'ibindi nje Gisenyi, ko uri Gisenyi wenyine ndabirambiwe, kandi ubwo Kigali bitangiye kugira ute gukara, ngo ngira ngo nyine n'urukundo. Ageze Gisenyi bari bamuzi ku izina, ageze Gisenyi nta mutaramumenya, yaje muze mbereke dore nuriya ndapresenta ngira ntibintu mpfa nabi, ngira nte umva Dana winseka birababaje biranasekeje, ndabake kujya nabaga mu kazi, ndabareka dufata inzu nziza, turabana, nkora ghetto, wagiye kavuga ati tubona cyakoze abafite ibitekerezo pe, ikibazo agira utiriganya mu buzima bwe, nukuri umubonye ubona ari umwana mwiza byatari, uzi kuganira, ariko yahinduye ibara, ni mu mazi mugani wa ntuza, atageto intebe byose ndabikora. Ari wowe ubikora se? Yego, kuko yavuye i Kigali ambwira ngo yabigurishije kugira ngo tuze kugura ibindi, ndanoke sawa, ese amafaranga ari ngo ntago baranyishyura, ndanoke sawa reka mbikoresha, ubwo wenda ayo ngazaza tuzayikoresha ibindi. Ndabyibuka ngiye muri salo, umutipe wakoraga intebe ni n'umustar bundamuzi, nawe maje nawe ngize umusazi wajya bari babizinanyaho, igihe dushwana bwa mbere barandikirana, bafite n'amazina yenda kumera kimwe, barandikirana bagira gute, mbayeza amafaranga, bwa mbere nabahaye 250 ndi muri salo gutya, nakoreshaga Equity nyafana kuri Equity kuri mobile money mbikuza ibintu nk'ibyo. Arambwira ngo yatanze avance y'intebe, bwakubera araza ati ntago aruzura, duheze izindi desa, ndazitanga
ambwira ati tukeneye ku transport yazo ndambwira 50,000 ntago nabyitagaho nagezeho mva ubu ufite n'amafaranga nakoraga muri boîte muri Cotton Club y'Igisenyi hari amafaranga pe ariko amafaranga mu kabari umugane wabo ngo nta kinamara sebda kuko se nta kinamara iyo utazi kuyajera ntacyo kumarira ariko ntago ariko bimeze hari benshi bakoze mu kabari ngo bafite utwabo bafite ama restaurant bafite ama fast food ariko iyo ufite ubwo bwenge niyo mpamvu nakubwiye ngo iyo wizeye umuntu uvuga ati rwa rukundo ntabonye hariya uri ibyo byose ibingi bari gukora arankunda shaka mfata umurongo w'ubuzima dufatanye ubuzima niwe papa niwe mama niwe musaza wanjye niwe mukuru wanjye niwe murumuna wanjye niko nabifataga ngewe naramukundaga pe handi yambwiraga ikintu ntago natekerezaga kabiri nako kanya bajya kuzana za ntebe 50,000 baragenda intebe ziraza sarisa neza igira gute yani se ameza bite ngo ameza bayakora ukwayo ni 80 kandi wow apfa kuba ari meza tatanga waraguze mbese muri make ibintu byose waraguze byose uretse igitanda na matera yari yazanye matera naraguze nshyashya ugira ngo si iyo matera inzu yo twayishyuye gute ayo namugize umukomisiyoneri nawe shaka inzu umuntu buze kwishyura inzu urabitwa komisiyoneri naguha n'ubukomisiyo no so uteka mitwe buriya ntibamfunge urumva arazanyishirira inzu yari umupapa mukuru ufite nk'umwana we wabonye umupapa nyine ukwikundira aranyikundira kujya nkore hanyuma umusheri wawe umugira komisiyoneri ari gushaka cyabare nimwe muzawubamo toka urumva araza ati inzu rero boss niye nkajya ndeba yajya kujya ntaza guseka andeba urujisho inzu twishyuye amezi atatu twishyuye 240 inzu twashyiraga 60 gusa amezi anera amezi ane yego ndamwase papa wanjye inzu nzayibamo nta matera ntacyo nta gaze ati ku isoko twagiye turakugendeye gaze matera 2 gaze ibiki byose arambwira ati sundi uzaba uticara azantebe ati ubu nkajya nkura banshyire kuri konti nanjye nkajya nkuraho muhereza kwa kundi wa mukobwa avuze ngo sorry ngo ujya gushaka igishoro cyo kugira ngo ushake umugabo sibyo nyamamba yavuze ndamukigikiye hariya kabisa yavuze neza nubwo nyine yego ntago tuba twibashye ariko byose ni urukundo cyangwa gushaka urukundo ukoreshwa n'urukundo sibyo byakugira umururumba w'urukundo cyane ntago ari byiza ukumva ukarushakana inyota ubundi urukundo rurizana icyo maze kubona sibyo bibaho ntangira bari stable mu nzu bimeze neza nge nakoraga ijoro paka mu gitondo kaza kuryama ku manywa ubundi akirwa kuri telefone iki ubwo we nta kintu yakoraga imyaka 2 n'igice rashira ari wowe umutunzi yego ariko ntago nabyicuzaga kubera ko naramukundaga numva ntacyo bintwaye nkuko wakwicara mu rugo ukavuga ati umugabo akora ibintu byose ndabona okay yahoze akora kera yarangaburiye nanjye kandi ibyo byose mufitiye ideni kananjye mbikore nta kibazo ariko nubwo jewe yabikoraga naramwubahaga ariko we akumva ko karankunda nagakora ibyo nshaka nagirane ntago yandeka Diana nahanganye n'abakobwa hahandi yavuganaga nabo turi kumwe avuga ati mana mfasha gufunga umwuka birangire ndabizi ngiye muri hafi ngo kandi ngo harya nakiziritse ku muhoro ego niko nabivugaga ndareka nizirike wenda niwe wanjye ntawamenya kandi ikindi guhatiriza urukundo mu buzima no kugira uriya mururumba n'inyota y'urukundo ntago ari kubibona hari igihe ushobora kugira umururumba w'urukundo ukanywa ibindi bintu nkuko wagiriye umururumba w'inyota amazi iki kumva ukabona ari amazi kandi ntago ari amazi wapi cyangwa ukabona ari urukundo hari ikintu baduhuma mu maso sinzi icyo ari cyo akaba atakwifuza cyangwa nawe ntago byakunda kujya kuganira n'abakobwa bashiti bawe muganire bakuhumure bagire ntago bibona ntago biza sinzi ukuntu babigenza abana batipe man sibyo ugasanga uratekereje ati uyu munsi ndajya gusura kanaka ngariko mire ngura mukobwa uramuzi ngo uzaba yakugeza ngo ngiye rwose ntago mushaka ngo ugura hitamo
ntago nasenya ubundi se wasenya urwasenyutse kera uraho ntago wasenya ariko wa mukobwa we umuhungu wese kubuza kubonana n'inshuti yango muganire akakuzikira mu rugo akoreka ko ibintu byose bizingiye ahantu hamwe nta kintu kirimo hura n'abandi muganire mwungurana ibitekerezo umenye wenda ko ufite n'amakosa y'ibyo uri kunyuramo cyangwa se ariko guhuma amaso wagira ngo afata n'ikintu ntazi ukuntu cyari cyo akashyira hano ukajya ubona we gusa ibintu byose niwe best friend wawe niwe mama wawe niwe papa wawe kandi yo byarangiye kera aragufite hariya ntushaka gusohoka ngo bimwe bavuga ngo wizirikiye mu rugo muri off uri mu rugo uri kureba filime uri kugira ute ntushaka gusohoka niwe gusa muri kumwe birabica umubano cyane byica n'ubwonko sibyo kumva ko nyine ibintu byose ari we kandi kukwinjira mu bwonko akabwicaramo neza hahandi ikintu cyose avuze nicyo ukora ntago nzi ko babigenza nanjye wabuma najya mbicara mu mutwe izina ry'Imana akakubuza guhura n'abandi bibaho Gisenyi bitangira kwanga dushwana dusubirana nza gutwita wenda byo ntago ndibwinjiramo cyane arambwira ati wowe njye nagomeje gukora ko nari ndi kuvuga se nindeka gukora umwana wanjye azatungwa n'iki azagira gute igeze mu mezi 6 nibwo nagiye kwa muganga ndamwe rero kubera ko Gisenyi rana baranzi ngomba kujya i Musanze kugira ngo wenda ntabura n'akazi tujyayo nshaka gukoresha emima ya papa ndashaka ko tuzajya muri party 2 reka dusoreza sibyo abantu bashaka party 2 batwandikire hasi batubwire nimba mukeneye party 2 turakomeza tuyizane cyangwa ntituyizane reka tugushimire cyane mami urakoze chérie kubuza kuntumira